biri kuvugwa yuko equipe ya Arsenal yaba yakira amakuru meza cyangwa se yaba yabonye update yifavoriza inayishyira mu mwanya mwiza wo kuza kuba yegukana rutahizamu w'umunya-Argentine bita Julian Alvarez. Ni umwe muri ba rutahizamu bari bamaze igihe kinini bakurikirana, yari umwe mu mazina bari bamaze igihe kinini birukaho kugira ngo barebe ko baza kuba bamwongera Emirates. Ibitangazamakuru bitandukanye rero byo muri Espagne byagiye bibikomozaho ndetse bikomeza kwemeza yuko iyo equipe ya Arsenal yaba yongeye kubona amakuru meza ashyira mu murongo mwiza wo kuza kuba yegukana uyu rutahizamu. Gusa mbere ko tubyinjiramo ibyo byose ndagira ngo mbanze nshimire cyane by'umwihariko mbikuye ku mutima abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarekanda, ariko mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe dukomeze kuzamuka tugere no mu bihumbi 3. Mwongere mwese gukanda like kuri no video ujya muri comment section igitekerezo cyawe, ubundi tujye turushaho kugumya kubana uko bwije nuko bukeye. Reka twinjira muri no nkuru duhere ku birimo bigenda bitangazwa na Team Talk. Ibyo byose nibyo ngira ngo tugende tureberaho. Bari kutubwira ngo Julian Alvarez has released for first time that there is no other transfer option other than to join Arsenal this summer. Cyase ati uwitwa Julian Alvarez bwa mbere abonye ko nande mahitamo asigaye yo kubaza kuba yasohoka muri ino equipe ya Atletico Madrid, uretse gusa kuza kuba yakwemera kwinjira muri ino equipe ya Arsenal. Bihagaze bite rero, bite habaye iki? Ibyo byose nyine nibyo ngira ngo tugumye turebere hamwe. Uwitwa Julian Alvarez abantu babyiruka cyane ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu ubundi nibwo yatangaje ko yifuza gusohoka muri ino equipe ya Atletico Madrid. Icyo gihe bitangaza agira ati navuganye nabo nagombaga kuvugana nabo muri equipe yanjye n'ubundi, kandi twasanze ikintu cyiza kuri buri ruhande, yaba kuri njye yaba nabo ari ugutandukana. Ndetse ikigeretse kuri ibyo ndashaka kuba nakuzuza inzozi zanjye, ndashaka gukabya inzozi zanjye nyine. Icyo gihe yabivugaga hanini ashingiye ku kuba yarifuzaga kujya muri equipe ya Barcelona. Hari yanashize iminsi nabwo Barcelona nayo itangiye ibiganiro na equipe ya Atletico Madrid, gusa haje kuba agatotsi hagati ya Barcelona na Atletico Madrid kaza no gutuma babacana umubano, nimba ariko twabivuga cyane ko bahise banga kuza kuba banagurishanya abakinnyi. Ku munsi w'ejo rero nimugoroba nibwo uwitwa Joan Laporta akaba perezida wa equipe ya FC Barcelona nibwo yari yatangaje aravuga ati we didn't give up on signing Julian Alvarez because he's our dream target striker. Cyase ati ntago twigeze tuva ku bintu, ntago twigeze ducika intege zo kuba twagumya gucesinga no gukurikirana uburyo bwose twaza kwa dusinyisha Julian Alvarez, twera yuko numwe mu bakinnyi twifuza nyine, numwe mu bakinnyi twishimira, ndetse ni we dream target yacu cyase niwe mukinnyi nyine twifuza kuza kuba twongera muri ino equipe yacu. Igihe ariko nanone murabizi neza ko hagati ya Atletico Madrid na Barcelona hari intambara yeruye rwose mu bigendanye no kuvuga muri media. Akimara gutangaza ibyo ngibyo, CEO wa Atletico Madrid bita ni Miguel Angel yahise nawe ajya mu itangazamakuru aratangaza aravuga ati we have no intention of letting Julian Alvarez to join FC Barcelona. Cyase ati nta gahunda nimwe dufite yo kuza kuba twari kwitwa Julian Alvarez, yo kuza kuba twatandukana na Julian Alvarez ngabe yajya muri equipe ya FC Barcelona. Yakomeje agira ati I have no doubt that Atletico is the right place in the world for Julian, and Julian is the perfect striker for Atletico Madrid. We want to keep him. Cyase ati ndabizi neza kandi simbishidikanyaho yuko equipe ya Atletico Madrid niwo mwanya mwiza cyase no hantu hanyaho huwitwa Julian Alvarez mu isi yakagombye kuba ari, kandi Julian Alvarez nawe niwe mwataka, niwe rutahizamu uhura neza, niwe rutahizamu fitinga muri equipe ya Atletico Madrid. Ndetse icyo ngicyo iyo ni nayo mpamvu nyine tumenyene dushaka kuba twamugumana. Hari umu agent wa Julian Alvarez bita ngo ni Fernando Hidalgo, nawe yatangaje yuko batishimiye uburyo equipe irimo igenda ibafata, atangaza uburyo nyine batishimiye uburyo Atletico Madrid irimo igenda ihindagura ibintu, ndetse we yanakomeje abita ngo nababeshyi. Yakomeje agira ati ngo never ask a liar why he lied. Ibyo ni bya postinze ku rukuta rwe rwa X, arimo avuga ati ntuzigere rwose wivana ngo ubaze umubeshyi ngo kuki wabeshye, tukubera ko n'ubundi najya no kwigusobanurira ngo he would have to lie you again, tazongera kubeshya. Ujya no kuvuga ati twebwe twumvikanye na Atletico Madrid ntago yabikoze, kandi nta nubwo dufite umwanya cyangwa nta nubwo dufite uburyo bwo kuza kuba twabaza ngo kuki mutabikoze, kuko nibajya no kudusubiza baraza kutubeshya. Ibyo nibigaragaza nyine ko hagati ya Atletico Madrid na Julian Alvarez umwuka cyangwa umubano wabo ntago ari mwiza, ndetse bigomba ko birimo byose birahuriza ku kintu cyo kubona umusore nyine ashobora kuza gusohoka muri no
ekipe. Ariko nanone se byagenze bite bundi, niki kirimo gitangazwa muri Espagne biri gutuma tuvuga ngo ekipe ya Arsenal yabyungukiyemo cyangwa se yabibonyemo iturufu n'amakuru meza yayiganisha kuza kuba yabona ono rutahizamu. Igitangazamakuru bita Marca, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane cyane mu gihugu cya Espagne, banditse inkuru baterura bagira ati Julian see for the first time that his only option is Arsenal. This comes after Atletico said there was a zero chance of Barcelona switch. Julian Alvarez bwa mbere cyase ku nshuro ya mbere arimo arabona ko amahitamo cyase ahantu honyine ho kurokokera, ahantu honyine ho gucikira no Atletico ari kujya muri Arsenal. Agakomeza batubwira ngo ibyo bije nyuma y'uko ekipe ya Atletico Madrid itangaje ko hari amahirwe angana na 0% yo kuza kuba bemerewe no rutahizamu kajya muri ekipe ya Barcelona. Ibyo ngibyo kandi none kibitiza imbaraga cyase kibitiza umurindi, ngira ngo murabyibuka twabigarutseho hanini witwa Julian Alvarez muri contract yiwe harimo release clause ya $500,000. Ibyo bisobanuye ko na ekipe nimwe yagura cyase yakwishyura release clause, kandi utari bwishyura release clause y'umuntu biba bisobanuye ko uri buce mu muryango nyine ukajya kuganira nawe. Atletico Madrid ntishaka kuganira na Barcelona, nta nubwo iri buze kwemera nyine ibiganiro na Barcelona. Nahoze mbona hari umunyamakuru biteramo Braga bita David Mugaragu avuga ati nta kuntu sabwo Barcelona yakina deal umwe IPR yikiniye kuri Jabe ikabwira Arsenal ikamugarangiza nayo ikahita imubagurisha. Gusa nyine ibyo byose birahuriza ku kintu kimwe cyo ku ekipe ya Atletico Madrid yamaze gutangaza no kwerura yuko itari buze kwemerera Julian Alvarez kwajya muri ekipe ya FC Barcelona. Kandi ikindi turabizi neza twese kwitwa Julian Alvarez arifuza gusohoka muri no ekipe. Atletico Madrid nayo yatangiye guconsideringa no guhamagara abandi bakinnyi cyangwa se no kugenda ishakisha abandi ba rutahizamu yaza ko yongera muri no ekipe, kubera kiri kuvuga ngo isaha n'isaha twebwe nituza kubona ekipe itari Barcelona ntibere ya Real Madrid, kuko usibye no kwa Real Madrid yarabivuyemo. Atletico bundi yo gahunda yo kwari kuvuga ngo nta ekipe nimwe yo muri Espagne tuzagurisha. Kavuga ati igihe cyose twabona ekipe iribuze kuduha $130,000 twe turaza kumureka yigendere, nta mutima mubi, nta kindi kintu nyine kibuze gutuma dubroka deal yiwe. Arsenal nayo bigendanye n'amakuru amaze iminsi avugwa cyangwa se bigendanye n'ibyagiye bitangazwa mu minsi yatambutse, cyane cyane nk'ibyo Fabrizio Romano yadutangaje ku munsi wo kuwa mbere, ni gihari cyo nuko ngo ekipe ya Arsenal nta kibazo na kimwe ifite kibigendanye n'amafaranga cyangwa se mu buryo buri finance. Bishatse kuvuga ngo isaha n'isabo icyo bategereje no kumva Julian Alvarez avuze ngo noneho nta kibazo, namwe nabakina cyangwa se namwe natangira kubatekerezaho, namwe muramutse mubasha kumvikana na ekipe ya Atletico ngiye naza nkabakinira nta kibazo. Ibyo rero nicyo ekipe ya Arsenal yonyine ngo yari isigaje, bisa nkaho ngo mbere ko kino cyumweru kirangira biramutse bikomeje cyangwa se witwa Julian Alvarez hasi yirurira ekipe ya Arsenal yuko yifuza kuza kuba yayijyamo, witeguye kuza kubitanga video ya mbere muri no ekipe ya Atletico Madrid. Ibyo rero biraza kuba inkuru nziza cyangwa se inkuru nziza ku ruhande rwa Arsenal nka ekipe imaze igihe kinini kurikirana no rutahizamu, nka ekipe imaze igihe kinini cyangwa se yifuzaga ko n'ubundi deal yiwe muri Barcelona yapfa. Kuba rero magingo witwa Julian Alvarez mu gihe asigaye iminsi itagera ku cyumweru ngo isoko ry'igura n'igurisha rifunge, yatangiye gutekereza kuba yajya muri ekipe nka Arsenal cyangwa se yatangiye kuba yatekereza ahandi hantu ari buze kujya nava muri Atletico atagiye muri Barcelona. Wareba ugasanga ekipe nyine yari isigaye yari imaze igihe kinini nakurikirana n'umusore ni Arsenal. Ibyo bikaba ari nk'ibindi byakongera amahirwe kuri no ekipe, no gutegereza tukareba rero ngo biraza kugenda gute, baraza kwikora gute. Ese Julian Alvarez araza guhitamo iki? Kuko kugeza amagingo ngo ekipe ya Atletico Madrid yamushyize imbere amahitamo, ramubwira ngo urahitamo kugumana natwe cyangwa se urahitamo kujya ahandi hantu hariho hose hatari muri Barcelona. Kadutegereza turere ngo biraza kuba bigenda bite. Ariko nanone kambanze nshimire cyane by'umwihariko abantu mwese mukanze subscribe no wakanze like, nkubwire ngo ni inshuti nziza kandi ibiganiro byacu nakagaruka kigumye ubane natwe. Ciao ciao, bye bye.